gatatu mbwira umuntu waje hano niba utamumbwiye. Nta muntu ugeze uza hano. So we nasize ku rugo. Se ko wahansize bivuze ko ndeba abaje hano bose. We rimwe kabiri gatatu ndashaka kumbwira umuntu waje hano. Nta muntu ugeze uza hano kandi ntabwo nshinzwe kumenya abinjira mu nzu cyangwa aha ngaha hose. Indamuka mumenye. Umenye ngo urasohoka hano. Ese undi ngiye nshinzwe amasuku ntabwo nshinzwe kumenya abantu binjiye mu cyumba cyawe. Hanyuma iyo nagusize ku rugo. Ese mba nshinzwe kujya guhagarara ku muryango ngo ndebe abantu binjiye mu cyumba. Mva hejuru ugenda. Mva hejuru ugenda ajya mu kazi. Nigenda nambaye ibirenge, telefone yanjye, inkweto, amabuye. Wapi? Nta mugore kari inshinzi mana ninde bigenze gute koko? Nta n'umuntu nabona ngo ageze telefone. Aya. Umuntu ubusazi. Kansubire yampa imyenda yanjye kwanza. Sí. Se waje ukansanganira koko. Se waje ukansuhuza. Seri. Byagenze bite? Hano bwanyakira. Ngize Takwiyana. ese byagenze bite? Yabizi ni imikino yawe. I know what you want. Kwiyamye. Se byagenze bite? Indayi ndyarye. Nese ubwo ibintu bimaze igihe nibyo ngiye kumbwira ubu ngubu. N'igihe bimaze. Ure wumvaga ntari bubimenye. Gusa wibagiye gusibanganya ibimenyetso. Ibimenyetso biyensiba cyangwa mbisiba hehe? Mbwira. Baho bandaya. Haguze ibyo wakoze. Ni ibiki nakoze nyine? Nabyuze. Ni ibiki nakoze bituma unyita indaya? Uranazikuriye ndakubaza ngo ni ibiki nakoze bituma unyita indaya? Ibyo usize ukoze. Ni ibiki nyine bivuga? Byo utabivuga ubundi wakomeza ukabitsinda. Ibyo wakoze ukibagirwa gusibanganya ibimenyetso. Nta bintu nakoze mbwira ni ibiki nakoze? Urindaza ahubwo kuzikuriye. Kuri mukuru wazo. Afite igihe kibazo nyine ntazi. No kuburiri bwanjye va hano. Nta kintu wakoze. Nta kintu nakoze. Nta kintu wakoze. Urashaka iki wa mbesiro? Sinakwirukanye. None sindagenda nambaye gutya. Basimumbabarire mu mpimba. Waje wambaye? Naje nambaye ipantaro. Hanyuma wayikuriyemo iki? Sindagenda nambaye gutya. Nyine wayikuriyemo iki? Nisirisha disi umugabo wanjye nari mutegereje. Uvuze ngo basi ngane mumbabarire mu myenda. Uvuze ngo hano ni kwa Richard. Hano niwe. Nyine mumbabarire basi mu myenda nako.
caho ntabwo ngenda mutamaye Shaho. ngenda nambaye swime se nyoni kamfasha abaje banza woga intoki atakwanduza n'icyorezo jugunya hanze y'igipangu gira vuba singakeneye iyo basi ni mu mbabare ngaruke nagusanga aho ngaho kandi ntabwo ugenda ntiwanze se ko nza kugufata neza mu cyumba utagenda reka nza n'inkoni ndagushumuriza n'imbwa mu kana reka mare nza n'inkoni ubwo basi mwambabariye mukama imyenda yonyine tukagenda turase Jeff vayo Genda Jeff akumbaza. ngwino hano sobanura ibintu bintu Njye hehe. sobanura bino bintu Sobanura iki? Sobanura iki? ibi ni biki Sobanura iki? ibi ni biki Jeff sobanura bino bintu Ibyo ahubwo ntujye kunsobanura bituruka. Nawe ati ntujye kunsobanura aho bituruka. ntabwo musize hano mu buriri Kwasiga bivuga kuzana ntabwo ibingibi. musize mu buriri namara Bivuga kuzana ibingibi. indaya mu buriri bwanjye Ahubwo mbwira wowe Jeff bivanye. ndavuze ngo Ubivanye. ibi bintu umbwire n'icyo bitumba bimaze mu buriri Ubikuye he nyine? Jeff ndavuze ngo Ubikuye sobanura he? mbikuye bisanze mu buriri Aha, ninde wabishyizemo? burira hano Nakwe Jeff ndavuze ngo urira hano nakubwiye ngo ntonye. Agenda. Ntuzongere kumenya hano uri munsi. Ibi ngo bivanye aho ubundi. Nimba wari ko ugiye kundakara ngo ndushe uburakari. ntabwo nagusize hano Nimba wari ko ugiye kundusha uburakari. Jeff ndavuze ngo bino bintu ushaka kumbwira ko byaturutse n'icyo bimazagamo hano Nababwiye ati wowe nimba ugiye guhangana nanjye. Jeff Niyo mpamvu waje ushinja ibintu ushinja Jeff ntabwo mpagana nawe ndavuze ngo sobanura bino bintu binsobanura ahubwo wowe. Ibyo bose ni icyonga. ugezana indaya mu buriri bwawe Utazizana none ibyo bivuye hehe? Jeff ni wowe uzwi kugera ndavuze We. Jeff Ntuzongere kumenya hano uri munsi. Rwana n'ibigore. Ugeze aho kuzana indaya mu buriri bwanjye. Jeff uraza Sinongeye kubona abagabo ubwo niba ibyo ngibyo. Ujya gusanga abagabo bawe. Bego urugo mana arabirya natasobanura aho abikuye mabuja ngwino nkwereke nakubwiye ngo Richard aratunaniye niki se ati inyoni igenda abeshya nturebe inzu iki ni ikindi kimenyetso cya kabiri nakubwiye ndi bukwereke Richard yaragiye azana abantu ntazi iyo bavanye nubwo babaye inshuti zanjye ubu ngubu urumva araza bakodesha inzu mbanza ari ibihe byose Richard yifata agakodesha inzu ntabizi vanga imyaka ntabwo bibaho manza ni wako manza n'icyangombwa cy'inzu arakibahaye bakayibamo burundu ntabwo bishoboka nyine aha ayo mafaranga asa ahubwo wavuze ko nta n'icumi yamayemo oya habe n'icupa yanguriye nta n'ibiryo yigeze aha hano amafaranga ntahishe ni boss wayamaye oya ntabwo byashoboka nimba ari ibyo Richard arananiye rwose ngomba kumusezerera nkashaka undi mushoferi ukunanira gusa oya arananiye rwose nibyanga ndashaka undi mushoferi ahubwo nyendere n'icyangombwa cy'inzu niba atarakibahaye oya ngomba gushaka undi mushoferi arananiye arakunaniye nkaba ndamwirukanye Richard ngenda narakubwiye uzongera kumenyeraho na gato ahubwo wagiye ugisigaye ngiye kuya nirwa mare niba ngombwa nshaka na permis nira modoka nyanyitwara urumva ngiye nabyina babara Louis. Louis. Akuze kurengwa nabi. Uganda kumva. Ubaka kanya ukwezi kumwe umaze kurengwa bigeza. Ukwezi kumwe umaze kurengwa bigeza. Nagomba kare wambwira ariko Louis. Iki telefone nyimene ubibona. Uraje ubikora? Ndaje mbikora. Hanyuma se mbere yo kuza kwicara hano kuki utabikoze? Hari ibintu nari ndimo aramenye kuvugana nabo abashuti banjye ndaje mbikora bigiye. Abo bantu bavuganaga nabo baraguhemba? Nese ko bumemba bivuze ko ntakoresha telefone.
hanyuma bivuze kwica akazi ukaza muri telefone. oya ntukambangamire ndaje mbikore. Ndakubangamira. Ntambangamira rwose. Sure. Ndakubangamira. We ntabwo ushaka kuburana nawe hano ni mu rugo rwanjye sibyo? Ukora akazi kakuzanye n'utagakora usohoka ugende. Sicyo gikuru. Ese nanze kugakora ndakubwiye genda ndaje. Ntabwo mpangana nawe. Ndaje mbikore. Hari ahantu ngiye kujya ugende untunganyiriza imyenda iri hari iteri hasi. Kandi ako gasuzuguro nutakareka. Ako gasuzuguro nutakagabanya. Minota 2 nsanga wateye iriya myenda ipasi. Genda rero ndaje mbikore. Bare kabiri bahagurutse aho ngaho. Ko gutera ipasi. Ibi ndabikora akanya gato. Ejo bundi ni wowe uzaza kunsimbura ukajya ubikora cyangwa uzanambere n'umukozi uzambera n'umukozi unsimbure. ko hari ikintu ushaka ko twazagira aho njye nawe kubw'urukundo mukunda. Iki ubwo ngo ndikubwira cyemera nuko ntacyo gitwaye ndacyemera. mbese numva ari nk'ikiwanyu. Ibintu byose nabiguha. se ntiwaba wanyihari. Mbwira. Dushaka yuko twazakora umuntu njye nawe. Kora umuntu? Kora umuntu gute se? Ndashaka yuko uzambyara umwana. Ubwo se mabuja abimenye? Mabuja ari nta kibazo kuko nabashakira inzu nkayikodeshereza mbese ubundi kajya ibamo nyine. Unendurwa? nuze wabyara ntagutegera. Dukoze umuntu ukanenda byagenda bite? nyine wabyara nyine umwana tukamubona. Ndumva byaba bigoranye. nta kintu kimwe se ntabwo ubona ko nshaka umwana. Nzabitekerezaho nzakubwira. Sweetie, ntabyo kubitekerezaho. Ese undi ubishaka ryari? Ubishaka ryari ngo numve? wowe wabishatse nta kibazo igihe cyose ngenda itayari. Abyemeye. Ndatekereza ku ruhande rwa mabuja aramutse abimenye mabuja ndamutinya. Urahindutse? Ibintu cyane ndeba. Ni ikibazo cya mabuja. kuko mabuja ntabwo azabimenya. Okay, ubwo atazabimenya nta kibazo. Upfa kunyitaho buri kimwe cyose nkeneye. Nta kibazo cyose. Uriyaminiye? Yemeye muri iki? Umfasha. Ni ukwiyaminiya se cyangwa ngo ndabishoboka? Okay, urabishoboye. Byose byo ariko kubimeza. Urumva ni kwiyemeza ibintu ashoboye. Yabishoboye nta kibazo. Ahubwo nizere ko nyina tuzatwara umwana mu nzira. Nta kibazo. Rero ndagira ngo Sundi mabuja agiye. siko ufite ubwoba bwa mabuja cyane. Ufite ubwoba? Ntabwo bwabuze. Ngira ikibazo cy'iyindi, sibyo? Ntabwo neza. Sure. Mm.
ahubwo yaba ari njye nabikwambitse udashatse kuvuga iki nanjye nakwambitse ino holiday zabinyuka bande n'ibyari uvuye muri dushe tugenda tugenda muri dushe yambwiye ko aratebuka dushaka dukotana urabeshya kuko nyine njye twabugongeye ntimwavugana n'ikimenyimenyi wari kumbaza aho yagiye okay none ari butinde okay tugenda tugende guruka amaguru guruka amaguru sinjya guhagurutsa gutya kangira ntabwo amagurutsa gute haguruka kurengera haguruka ese uri kumagurutsa cyangwa uri kunterura se guterura byatwaye nganterura nterura ntabwo se wametse jya mu mugongo aya nawe okay basi tugende muri dushe uzarinda upfa wiruka inyuma y'amabuno y'abagore wowe wirirwa urya imitungo y'abandi umunsi bakwirukanye uzagenda uhete cyo kora ariko cyakora umufuka w'umuceri bazajya bahanza yanguzanira ikiro we na mabuja murya ese beti ko wambaye nk'uzindutse kandi mwambaye ugiye mu buryo ndamaze si uburenganzira bwanjye se ese beti biriya bintu ukomeje kugira ikibazo koko jeff wisakuruza reka nisinzirire ntabwo ari ugusakuriza basi reka tuganire tumenye ikintu cyaturutse tumenye n'icyaro cyari kuri ushaka kuba amahoro nk'iryamira ako se wirakara reka tuba tuganire ese turaho gutya kugeza ryari jeff ndavuze ngo mama mahoro nisinzirire cyangwa umbwire njye mu cyumba cy'abashyitsi nk'ubu bitekerejeho ntitwaba gutya kugeza ryari wazaritse uburaya se ukareba ko tutabaho neza ariko urabizi biriya nta hantu ugeze mpura nabyo sibyo mbabarira cyane rero hano mbabarira mwifitiye ibitotsi nyine basi vana imyenda hariyo wanyambitse se guseka kuvuga nabi sibyo jeff ngusabye amahoro no kundeka nkiryamira cyangwa umbwire mbyuka kugira ngo urare uneshe umutwe twegeye akantu kose ubonye tukagira intambara wazaretse ingeso iyo ngeso uko ubizi ko biriya bintu y'uburaya kugeza ryari uzumva ko ndabihagaye wowe ntabwo wiyizeho uburaya kugeza aho usigaye wazana mu buriri bwa gemari wemezwa n'iki ko nyine bazanye turabazanye hari undi tubana hano none nimba ntabazanye urumva ndabinde wabazanye ubundi se wambwira ko wabazanye ni umukozi kuva ryari se ahubwo mbazana buri uzajya ubazana wibuke no kubika imyanda mama wasizemo hano nta kibazo nakumvishe reka ibyo birangire ariko twongere tu rero mama mahoro niryamire kandi ndakwinginze ngabasi twite ngababare maze imbere hano mbabarira mama mahoro waretse wowe urabona twaba gutya kugeza ryari jeff ushobora kumva amahoro mwiryamira uretse kwiteza abantu wese wabiteje gake cyangwa abanteje gake umukozi bwumva usakuza wewe wabanteje gake kandi waje mu nduru mbabarire niryamire cyangwa mbwira mpaguruke neza ubundi nimba ushaka guhaguruka ugiye neza ubundi umuzi
Mbiri kuza aho waje hano. Ntacyo mazi ubundi se nabanyimaze ukiriguza indaya hano. Waje. Ese nimba nazizanye noneho wende kukubaza iki none. Nimba nazize. Se nisambanyije. Ugira isoni se ubundi. Cyo natekereza mu kintu kibazo. Ntagiye mfite cyo gutekereza. Byo nabonye birahagije. Ubwo nanjye ufite cyo gutekereza ahubwo ni ikibazo gikomeye. Kuko ibintu ugomba kubitekereza. Usabye amahoro ukandika nk'icyambere. Cyangwa se nimba ukomeje no kubitsinda udashaka no kubitekerezaho. Ikigaragara ni uko ikibazo wari ugifite. Ahubwo birankura kuba namenya ngo biriya bintu byageze ahangaha gute kubera iki kubishinja bakomeza ngo urarutsa kuriza fata uburiri bwawe genda noneho ngiye kubikurikirana menya aho wabivanye genda